guys, nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza cyane ndashima Imana. Maze koga mpita numva nshaka kubasangiza. Hari umuntu wanyandikiye muri comment section nambaza ngo uruhu rwawe ushyiraho iki. Uruhu rwanjye ntabwo rumeze nk'urw'abandi, buri muntu wese agira uruhu rwihariye, uretse ko hari ibintu biba biri general duhuriyeho. Ntabwo nakubwira ngo ibintu ushyiraho ngo nibyo nawe washyiraho wenda ngo uzagira uruhu nk'urwanjye, simbizi. Uruhu rwanjye rugera igihe uruhu rwanjye rwo ruraniyenza kuruta izindi mpu zose. So niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe. Igihe turi kumwe ni Faustin, twaba tugiye kuganira ku mavuta abantu bakwiriye gukoresha, ku bantu cyane cyane bafite uruhu ruri naturere, badashaka gutukura, badashaka gucya, bashaka kwigirira uruhu rusanzwe. Ngubu tuvugana, ikintu cya mbere ngiye gukora, ngiye gusigara amavuta ku munwa. Mu by'ukuri muri iyi minsi narwaye umunwa, aka gatube niko ndi gusigaho kitwa Diprolene. Diprolene niyo tube ndi gusiga ku munwa wanjye, kubera ko umunwa wanjye yagize ikibazo, garakumagara ibintu bidasobanutse. So rero bakampaye nk'umuti kwa muganga, ntangira kugasigaho, mbona birakoze cyane rwose, gahita kankiza mu minsi mikeya. Ubwo rero nta kindi kintu ndi gusiga ku munwa muri iyi minsi. Ni keza gatindaho, kameze nka vaseline. Rero impu z'abantu ziratandukanye. Hari abantu bagira uruhu rworoshye rwiyenza, hari abantu bagira uruhu rufite amavuta menshi, hari abantu bagira uruhu rwumagaye, hari abantu bagira uruhu ruri hagati rudafite icyo rutwaye. Rero ngewe uruhu rwanjye ni uruhu rusanzwe, cyangwa se rudafite icyo rutwaye ariko rwiyenza, rudapfa kwemera ikintu icyo ari cyo cyose nshyizeho. Bagomba no gushyiraho ibintu bikeya byitwararitse. Mu by'ukuri urebye ubona ngenda ngira utuntu tw'uduheri, utubara dukeya, kubera ko haza agaheri kamwe iyo mu ruhu rwanjye rwanze amavuta, haza agaheri kamwe kakajya gukira, kakaza hano, kakongera kakagaruka, kagenda gatondagira mu maso hose, ku buryo ndibuze kumera nk'umuntu ufite madowadowa. So rero reka manze mbasangize tudaboro ibintu ngiye nkoresha ku ruhu rwanjye. Ibintu nkoresha ku ruhu rwanjye, icya mbere ni isabune. Iyo ndi koga, buriya kwita ku ruhu bitangirira muri dushe. Ugenda umuntu ugira negligence, utajya wita ku bintu cyane ngo ushyiremo ibikabyo cyane no kubishyiramo imbaraga mu kwita ku ruhu. Ariko kubera ko uruhu rwanjye runyoburije kugira ibintu bimwe na bimwe, ntabwo njya mpfa gutoragura ibintu ibyo ari byo byose. Uruhu rwanjye amasabune asanzwe rwemera, buriya amasabune yo naje no kumenya amasabune rwemera bitinze, rwemera Imperial. Imperial ni nayo nkoresha. Imperial niyo sabune nkoresha. Imperial niyo sabune nkunda gukoresha. Iyo atari yo, nkoresha isabune ya Gifura isanzwe iyo ari yo yose, nta kibazo ngirana nayo. Indi sabune nshobora gukoresha ku ruhu rwanjye, nasanze uruhu rwanjye rwemera, ni agasabune kitwa Daran, kaboneka muri supermarket imwe, usanzwe ikora marketing muri Simba. Kitwa Daran, ni agasabune ka olive oil. Indi sabune uruhu rwanjye rwemera ni Protex. Nta zindi sabune uruhu rwanjye rwemera. Nigeze no koga Dettol, nayo mbona biremeye, ariko igezemo hagati iranyisubirana. So rero ku bijyanye n'amasabune asanzwe akomeye, niyo ngiyo nkoresha. Ariko nkunda shower gel. Ubu ngubu muri iyi minsi ndi gukoresha Dove. Mana yanjye, urumuri niba ari rwinshi. Yes, ndi gukoresha Dove ya pistachio, yanditseho ngo pistachio cream and magnolia. Iri sulfate free, nta ungaro irimo, no paraben, no phthalate. Ibyo ntabwo nzi icyo bitwara, ariko paraben zizo ndazizi, na sulfate SLAS nayo ndayizi, ariko ibindi byitwa ngo phthalate ntabyo nzi. Yanditseho ngo softer and smoother skin after one shower. Ngo ukimara ko, kandi koko narabyumvise. By the way, ni shyashya, ntabwo ariyo nakoreshaga. Ubushize nakoreshaga iya Nivea iba mu icupa ry'ubururu bwerurutse, niyo nakoresheje. Indi shower gel nakoresheje sinayikunda, ni shower gel ya So White. Iyo mu icupa rya pink ntabwo nayikunze, ariko narayikoresheje.
iyi rero niyo ndi kubona, by the way ntabwo ndayimarana igihe kinini ariko narayikunze. Nayibonye nyisomye, nyikuye ahantu ku YouTuber w'umunyakenyakazi. So mbona rero numva arayivuga neza, ndayishaka ndayibona, so natangiye kuyoga rero nta gihe kinini ndayoga ku buryo namenya ngo bimeze neza cyane, ariko kumva ufiringa uruhu ruri softer and smoother, rworoshye, rumeze neza, runyereye, byo narabyumvise from the beginning bigitangira. Iyo ndi koga rero nkoresha ko njye noga inshuro ebyiri, navuga ngo noga inshuro ebyiri. Ku mazi ya mbere ndayitera nkakaraba iriya imperiale, then ku nshuro ya kabiri nkashyiraho shower gel. Then iyo maze koga, amavuta ndi gukoresha muri kino gihe mazeho iminsi ni top cream. Top cream murabibona ko ari top cream, nuko ari icupa rinini, icupa nini ni irya 1 litre, rifite 1 litre, ni litiro imwe. Ngibyo biriho, yego. Yanditseho ngo Ultra Moisturizing Body Milk. Urumva, it moisturizes the skin 24 hours instantly, absorbed. Hydrate 24 ni igifaransa. Ultra hydratant le corps. Hydrate 24 heures, pénétre instantanément. Rero igenewe pose iri sensitive cyangwa pose igenewe pose iri sensible, na kandi ziri dry. Ni amavuta nyine ahehereza uruhu, atera uruhu guhehera. So rero iyo maze gukoresha aya mavuta, rero top cream nabonye ari nziza, yoroshya uruhu, ituma uruhu rworoha, ukumva rumeze neza, ukumva ruranyereye. Urumva, niba irwanya n'iminkanyari simbizi, ariko nzi ko numvise hari impinduka ikomeye. Ubundi mbere nakoreshaga So White, ariko bambwira ko yangiza uruhu, ariko baranayipirase. So rero nigira ku mavuta ari naturere, nta kibazo. So ikindi nkoresha ni glycerine nshyiramo Zoe. Okay, glycerine zo ndazihinduranya, ariko aka glycerine kaboneka ahantu hose kandi ntacyo gatwaye, gakora umurimo wa glycerine. Ikindi nkoresha ni oil. Iyo maze kwisiga amavuta mu maso nkoresha oil. Iyi oil ni castor oil navanze na lavender na almond, ko nari nzifite ndazivanga. Ubu rero nizo nsiga mu maso, ngomba kubyitwara. Murabizi ariko ikiranga castor oil, castor oil iraremereye, iramatira. Castor oil iramatira. So rero iyo maze nabonye abandi babanza oil ku ruhu, ngiye ntabwo ariyo mbanzaho moisturizing cyangwa se rehydratant, kugira ngo iyi castor oil isiringe cyangwa se itwikire bwa buhehere bw'amavuta bugumemo. So rero abantu bafite ibibazo by'uruhu ruri sensitive, mushobora gukoresha amavuta atandukanye. Mushobora gukoresha Nivea, cyane cyane abantu bafite impu za naturere. Mushobora gukoresha Nivea, ushobora gukoresha Dove, ushobora gukoresha amavuta yo muri farumasi Sebamed, ushobora gukoresha iyi top cream, ushobora gukoresha n'andi mavuta wenda nka Jergens, niba ari Jergens, niba ari Jergens, bitewe n'uko bivuga wowe. Urumva, ayo mavuta ni amavuta meza ya naturere, akora ku ruhu akarugira neza kandi adatukuza uruhu, cyane cyane abantu nyine bafite umubiri bashaka ko uguma uri naturere. Iyo nisiga oil rero
nkora utumasaje tumwe na tumwe kuri skin. Ntabwo ibintu mbikora buri munsi, mbikora igihe mfite umwanya. So rero nyuma yaho nasize aho mureba, aho mutareba nyine ndahasigaye. Utundi tuntu nkoresha to just try to smell well, n'utu ngutu. Aka niko nkunda, ko niko maze igihe kinini nkoresha, ariko akenshi ndakavangira, kitwa Candy Harry, Cancel Pour Femme. Iyi rero yitwa ngo Hot Collection Limited Love Addiction, ko kitwa. So numva ari ibyo, ariko noneho reka tugaruke kuri cya kibazo cyacu. Hari abantu batazi ubwoko bw'uruhu rwabo, abantu batazi ubwoko bw'uruhu rwe, akaba atazi ubwoko bw'uruhu rwe, akaba ari umuntu uri aho ngaho nyine avuga ati runaka wisiga ibiki, akaba arabiyoye akabitwara bikamunanira, ejo akongera akabona ibya runaka nabyo akabiyora akabitwara bikamunanira. Impamvu ni uko utazi ubwoko bw'uruhu rwawe. Habaho uruhu rwumagaye. Uruhu rwumagaye akenshi urumenya iyo umaze gukaraba. Iyo umaze gukaraba utarisiga amavuta uhita ubona ugize umwera. Mwene abo bantu nta twengeho bagira, udutoboro two ku ruhu natwo akenshi. Ibindi bimenyetso ni uko nyine amavuta ushobora kuyisiga ntagufate, ni uko ushobora kurwara utuntu ku ruhu tw'uduheri dutoya, ni uko ushobora kurwara gusaduka ku ruhu. Icyo gihe uruhu rwawe ruba ruri dry cyangwa se rwumagaye. Hari abantu rero bagira uruhu rw'amavuta menshi. Abantu bagira uruhu rw'amavuta menshi ni wa muntu utajya abishatse ntiyajya yisiga n'amavuta habe namba, akamara koga, yamara koga neza akicara hariya mu mavuta agahita aza ku ruhu rwe, ugahita ubona nyine abaye nk'ukusa kandi atigeze yisiga. Cyane cyane ku zuba ugahita ubona azanye amavuta menshi. Mwene abo bantu akenshi iyo acunze gake cyangwa iyo akoresha amavuta mabi yisanga arwaye ibishishi ku ruhu, kubera ko bagira utwengeho dufunguye. Iyo akengeho kawe kagiyemo amavuta ayo ari yo yose, cyane cyane amavuta y'igikotoro, funga twa twengeho, kubera ko ufite amavuta menshi y'uruhu y'ubita sebumu, yajya gusohoka igasanga cya gikotoro cyapfundikiye ka kayira k'amavuta asohokeramo, bigahita bikohagira, kuko production yayo ntishobora guhagarara, ikomeza isohora. Mwene abo bantu iyo bazi kwita ku ruhu rwabo ntabwo basaza uruhu, ntabwo bagira iminkanyari. Ariko abantu bafite uruhu rwumagaye bo kugira iminkanyari ni ibintu byoroshye cyane, kuko baba bafite agahu akareya ko hejuru koroshye cyane, gafite n'inyota, reka mbyite gutyo, gafite n'inyota y'amavuta. So rero noneho rero umuntu ufite uruhu rw'amavuta menshi, ibintu aba agomba kwirinda ni ukwisiga igikotoro, ukwisiga amavuta akomeye, aba agomba kwisiga amavuta yoroshye kandi amavuta arimo amazi menshi. Nanone akirinda amavuta y'ama oil cyangwa se nk'aya ngaya. Hari ama oil y'abantu bafite oily skin, harimo ni castor oil, ariko ntabwo baba bemerewe. Hari ama oil umwe namwe muba mutemerewe. Rero igihe cyose ugiye kugura amavuta ujye usoma urebe nimba ari normal skin, nimba ari sensitive skin. Hari amavuta menshi mazima biba byanditseho. Uruhu rwa gatatu ni uruhu ruri mixed, ni uruhu rurimo amavuta ariko utanarwitayeho rushobora kuba dry. Ubundi ibyo bintu byose babipimira mu maso. Urwo ruhu rushobora kuba dry igihe cyose utarwitayeho. Mwene urwo ruhu ntabwo ruba rugoranye, gusa ruba ruri sensitive, ruba rwiyenza. Uruhu rero narwo rwirinda ibintu by'ibikotoro, ariko nanone ntibagomba gusohoka batisize amavuta. Bagomba kuba bafite amavuta ahereza uruhu, ku buryo uruhu rwawe ruhorana itoto. Urundi ruhu ni nk'urwanjye, ni uruhu ruri nomo cyangwa rusanzwe, nta kibazo ruteye. Iyo ari mu gihe cy'izuba, njyewe amavuta ashobora kuza gake nyine, simba afite amavuta yaga, ariko ukabona ko ntabwo numagaye uruhu. Ariko nanone iyo ntisiga amavuta ndumagara, cyane cyane birebera hano. Birebera aha ngaha, kuko hano hanjye haza iminkanyari, hano
haza utunkanyari ukajya ubona intoki nyine zimeze nk'iziriho nk'izishashi, ukabona nyine ntago ufashe gutya nyine ukabona harimo iminkanyari, ufite uba ubibona ko hariho iminkanyari niko navuga. Icyo gihe rero urwo ruhu ruba rufite ubuzima bwiza, kuko ni uruhu rwiza rudafite ikibazo na kimwe, ni uruhu rutagorana, ariko ngewe urwanjye rurajogora. Ubwo urwanjye ruri sensitive, ntabwo rupfa kwemera ibintu byose. N'uruhu rwumagaye narwo rushobora kuba sensitive, n'uruhu rufite amavuta narwo rushobora kuba sensitive, n'uruhu ruri combined cyangwa ruri mixed narwo rushobora kuba sensitive. Urwanjye rero ni nomo ntagorana, nta kibazo na kimwe byakwishyira, byose byashyira ku ruhu rwose biba ntacyo bitwaye. Ariko nanone urwo ruhu rushobora kugushuka ntiwiyiteho, ntiwurwiteho, umuntu wagera mu gihe cyo gusaza nko mu myaka nka 35, 40 ugahita uzana iminkanyari. So rero bisaba kwita ku ruhu rwawe uko ubishoboye. So murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye nabasobanuriraga iby'uruhu, ubwo amoko y'impu, kugira ngo igihe tuzatuganira ku mavuta runaka yo gukoresha, ku bikoresho runaka byo gukoresha ku ruhu, ku buryo bwo kwita ku ruhu, wowe kuko uzaba waramaze kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe, bizakorohere kugira gute kuba wamenya niba ibyo bintu navuze ubikeneye cyangwa niba utabikeneye. Murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa na gahunda zacu. Mwari kumwe nanjye Faustine. Bye bye.